rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Mbere ya byose dushimiye Imana ise umwana wacu Yesu Kristo dutije kano kanya kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana. Imana ntihabwe icyubahiro. Ndashimira ubuyobozi baduhaye kano kanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana mu mwanya muto cyane kugira ngo tuzohereze abashyitsi. Babimwe dusohotse igitaramo cya mbere bambwira ko turi buganire. Rero Imana baheze umugisha. Icya kabiri ndashimira Imana kubana n'abakozi b'Imana abahandi iwacu muri Kenya kubera kuri Bishop na Reverend ndetse n'abandi bapasiteri bari hano bishimiye kubana nawe. Ikindi na mukuru ndashimira Imana kandi ko kubw'abashyitsi kubwa Apotre ndetse n'abakozi b'Imana baturukanye i Kigali, Pasiteri Ngoga, abakozi b'Imana Gisore Manevre, ndabishimiye cyane. Ni karibu hano iwacu nubwo mwasanze hari akabeho kenshi ariko mwicaye mutagwara umusonga. Ni ijambo ry'abasanga abashyitsi ntibaba barisi. Rero ndabishimiye cyane. Wa wundi waba usoma ijambo ry'Imana ntabwo ndi mu bavugabutumwa b'igiterane cyangwa se baba bateguye kwigisha teme. Ndavuga umwanya muto abavugabutumwa babisengeye banabiteguye barahari baza kutuganira ijambo ry'Imana ariko naje sinje kure naho. Igitabo cya Ezekiyeli igice cyaho cya 20 urahera kuri 27 umanuke wiki kuri 30. Ezekiyeli 27 ukamanuka. Dusome twese twahabonye mu izina rya Yesu Kristo. Nuko rero mwana w'umuntu, uvugane n'ab'inzu ya Isiraheli, ubabwire uti uku niko umwami Uwiteka avuga ngo baso barantutse ubwo bancumuyeho kuko maze kubagenza mu bihugu icyo narahiriye kubaha. Babonye umusozi muremure wose n'igiti gitoshe cyose baherako barahambira ibitambo byabo kandi baba aribo babiturira ituro ryabo barandakaza bahosereza imibavu yabo kandi bahusukira n'amaturo yabo n'ibyo kunywa Yego. Maze ndabaza nti impamvu z'ibyo izo ngoro mujyana niki? Nico cyatumye izina ryazo ryitwa Bama kugeza n'ubu. Amen. Igitabo cya Habakuki igice cyaho cya mbere umurongo wa 2 wonyine. Habakuki igice cyaho cya mbere no kuri 2. Dusome. Uwiteka we nzataka utanyumva ngeze ryari gutakira iby'urugomo ruriho ntubikize. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Reka mvuge mu mwanya mutoya ijambo rijanye na teme yacu ariko nje nari haye umutwe w'amagambo uvuga ngo nyuma yo kumenya Imana twarayimenyereye. Habayeho kumenya Imana ngo buce tumaze kuyimenya turayimenyera. Akamvuga iryo jambo nicara abakozi b'Imana baza kutugaburira. Kare batuganirije amagambo meza ajanye no kuganira hejuru y'ijambo twatuvuga
yuko Imana igomba kugira neza tukongera gusubira iwacu muri gakondo. Babimbwiye tekereza amagambo menshi ariko aya ngaya bariyo andusha ingufu cyane. Mutima urambwira ngo uganire hejuru y'ijambo rivuga ngo nyuma yo kumenya Imana twarayimenyereye. Aya magambo dusomye mu gitabo cya Ezekiyeli, Imana yonyine niyo yabwiye Ezekiyeli ngo agenda abwira ubwoko bw'Isiraheli. Iramubwira yonyine ngo umva uko Uwiteka avuga kandi ubwira Abisiraheli. Ariko muri aka kanya reka tureke Isiraheli tubwire ubwoko bwacu. Tureke kuvuga abandi bo hirya, tuvuge twebwe turi hano. Nta bundi bwoko bwagiriwe amahirwe nko gutunga Imana kimwe. Sinzi, wenda simbizi cyane, sinsoma indimi nyinshi, sinzizi ngo wenda ndebe mu mateka, hariho wenda na za Isiraheli. Ariko niba ari igihugu cyangwa ubwoko bwagiriwe amahirwe bwo kumenya Imana kandi bakavugana n'Imana, Imana ikabakoresha ibitangaza n'imirimo, n'ubwoko bwacu. Niba ari ubwoko bwagiriwe amahirwe bukavugana n'Imana, bagasengera abarwayi bagakira, bagakiza indwara zikomeye, Imana ikababwira ikintu none ejo kikaba, ikabereka inzira, ikababwira ngo iyi ntimu yicemo, muce muri iyi ngiyi muzogera kuri, n'ubwoko bwacu. Ariko nyuma y'aho ngaho Hezekiya yavuze aravuga ngo umva basogokuruza na baso batutse Imana. Dukeneye kuko bashobora kutubwira ngo nituzamuke ruguru, ni byiza ni amahoro, ariko hari impamvu itotuma tutazamuka ruguru, idatewe n'amayi, idatewe n'ababembe, idatewe n'abanyindu, idatewe n'abafure, itewe natwe ubwacu bwite. Mbere yuko twamenye Imana ngo tumare guca mu gitondo turayimenye. Nyuma yuko twahawe Yesu Kristo, aravuga ngo baso na basogokuru batutse Imana. Batutse Imana, bamenyereye Imana. Imana yaratwinjiye itujamo. Apotre abitubwiye ku mama yatubwiye ngo Imana ije kurema umuntu, yaduhaye urugero, aratubwira ngo izi gufungura ikabanza ikakwinjizamo ibintu ikabona kugushira ku isi. Ariko twebwe twamaze kubona Imana, ni ikihe giterane cyokorwa cy'abamambure ngo kireke kwitabwa, ariko inyungu z'igiterane zivuyemo nizi. Twagomeye Imana tujamuza imitima yacu itarahindukira ngo ize yikubite hasi isaba imbabazi Imana, kongera dutakambira Imana tuyibwire ngo niba ari abatubanjirije, niba ari twebwe turiho, wamana we tubabarire, ariko wongera ugarurire ubwoko igihugu. Haleluya. Unemera ngatanga haleluya. Zamurira Imana ishuri. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ndabizi ko aho ngaho ndi munyeganyega mwari mwasaze hano inzu yazaritse. Aha ndi munyeganyega ukumaze kugira gucya niko muyimenyera. Bararangiza benshi baje gusomana aha kumujyana. Ariko yuzuzwa, ariko yandika amandiko, ariko atera ikorari bakamwikiriza, ararangiza afite uwo basomana. Na pe igihugu kizokira, mwebwe mwateje igihugu akazaga. Ntabwo izacu zose ni akamenyero. Nta mupagani tugira, mupagani wacu aba muri kanisa. Ibindi bihugu bigira abarozi bakaza hanze bagakora, ariko abarozi bacu aho babarizwa ni muri kanisa. Ibindi bihugu biteye imbere abasambanyi babo babakure bagahembwa amafaranga akomeye, ariko twe abasambanyi bacu baba ku gatuti. Ibirara zayogoje mu bindi bihugu bigira amafaranga, birahembwa na leta, bizwi na leta, ndaho bakoraho,
ariko twebwe izacu zananiranye. Bamwe n'abadiyakoni, abandi n'abakuru b'abayumbe, abandi n'abaperezida ba korali babamuno. Nyuma yo kumenya Imana twarayimenyereye. Amen. Kangire kushaka nishake sosi. Kuriya tugezemo sigaye abana natwe yose we umutima wawe umutima uraririmba yuko nabohowe rwose umwami Yesu Désormais, pro de vakita shile barua. Zamuri mani subahiro. Akagonze kukirumunde esho guhera mu gitondo abapotre n'aba bishop bakica esho guhera mu gitondo umwambure wese uri ha hakabaho guca kundarasa kandi Imana ikabishoboza abakozi b'Imana n'abanyamasengesho udaciye kundaraza neza bagasenga bakamenya icyo yasigaje bakamubwira ngo wowe uragaruka kandi ukagaruka va mu bwoko bwo duteza ikibazo grabuche utanga imbabazi twamenye Imana iratwinjira itujamo itwicaramo ariko turayisuzugura tuyifata nka mukuru wacu tuyifata nkibonetse nkiraho ngaho umuntu mu gushambura yarangiza gushambura uwamaze gushambura akamutereta akamusambanya niko tuzawita umurozi wa maruka mutereta sino kwita umurozi ngo nimara musambanya ugiye gusenga uzabwira kumutuka ngo ni ruhagwa akohereje message isa niremereye ukashiwe ukaja gusenga ariko twagera hirya ukazuvuga ngo uri hano umurozi urimo kwirwa mu by'imitsima Turafite izo ntambara nishi z'abayumbe akakubwira ngo muri mu materaniro zamwita umurozi nyuma y'amateraniro ntaza umurozi nyuma y'amateraniro n'umugore we nyuma y'amateraniro n'idare mapepo bamara bakemera ko barakoreshwa n'Imana iyo ni maji sumuka w'Imana hamuka w'Imana wotereta ubwira umuntu ngo tereta numara unamusengera twamenye Imana turayimenye Ndisenzamenye iwiteka yahinduye ibi hari kabijya byambere ibara manu inkoni gakubita niba ubwoko ikunda n'ubwoko bwacu iradukunda kandi cyane ariko abandi bakoraga ikintu cyose yo nyine kimanuka ikabahana
kwa Eliya sare no muze kumusengera bashumba kawumuriro gusa gukomeza aho sanze umuntu yasombana ugakomeza kandi twotwika bababiri abandi bose bo imana kwa makutubana umwuka wifuhe kigaye yandi mukozi w'Imana bari kubabwira ngo ni akajagari kari kabaye nabo muze tujya kwerekana Imana nyama muze tujya kwerekana Imana ihumanurisha miliyoni yoma baragenda ku musozi w'Ikarumeli kumva amagambo yaravuze ngo Mana Ibrahimu na Isaka na Yakobo ariko kumva ijambo yavuze aravuga ngo Mana ngo naje umuganga ariko Yesu twongira kaye yangu kwetu igomba kutweza imbaraga kiza icyaka kadutiza umwuka w'abana b'inkuba Yohana na Yakobo twista kubera ko ibintu byama bigira gutya birashanjema ikibaye cyose ni mwiteraniro ikibaye cyose ni korali ikibaye cyose ni pastoro ikibaye cyose ni evangeliste ikibaye cyose mwamenye Imana murayimenyera yabivuze neza aravuga ngo n'uwite kubintumye ubabwiye ngo yumva ikibazo cyaturutse basona basogokuru ngo batutse Imana ngo bagera mu gihugu cyiza batamba ibitambo bidakwiriye baranezerwa ni ikihe gihugu cyari kiruta kiriya cyacu ni ikihe gihugu cyari kimeze nka kiriya tumuri ngo nta nuko siwe gizitwara abantu bagapfa twara bayiriya mu nzuzi ntizitwara abantu ariko mutaro na siwe gizagwa hano umakushizi yari tumaze se n'umakushizi reba ngo ubucafu butwaye umuntu reba utembera ukabura uruzi ruva ukabura uza rutembera ariko twabaye mu nzuzi tutarabona inzuzi zitwara amazu ariko ejo bundi Imana gukora igitanga siwe kizitwara amazu gahunda ibaganze ijambo